umva shake nukuri reka nkubwire mfite ibintu byinshi Safi bwo kuba mushimira ndamushimira kandi nawe ndagushimira nyine by'umwihariko wabanye natwe ariko nyine nubwo namushimira nago narondora ibintu byinshi mushimira ibiki birahari byinshi pe birahari byinshi ngiye kubivuga bwakwirabukana ariko reka nkubwire ubu ngubu mfite stress mfite agahinda kenshi nyine ari imiryango ari iki ari inshuti ari babandi basenya nyine umve ngo nabo bangeze mu mutwe umve ngo ibintu nyine nago byoroshye ibibazo nyine umuntu afite nyine biraremereye umve ngo biragoye byenda nyine sinzi uko nabikubwira akanya ariko umve ngo biteye agahinda mu by'ukuri nyine ikintu ndasaba Imana yonyine ndasaba n'abakunzi kugira ngo badishyikire kuko nta muntu wanga kubaka nyine nagwaganga nyine kugira umuntu mubana gutse nyine mu rugo rero Imana ifashe Safi nyine ibintu ari gucamo byose mandi kubibona nanjye kandi arabizi ko mfite ukuntu nabikora Imana rero mba mvuga ngo imufashije ikagira uko ibigenza tukabaho twishimye Imana mwumve ngo ndababaye cyane nyine kubwo uko nyine hari imitego myinshi cyane ariko Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi ntago ndi buvuge byinshi kuko ndi kumwe n'umuryango hano umuntu avuze ko muri couple hari ikibazo se n'ubundi siko bimeze nta kibazo ntacyo bitwaye mwe na Safi ndetse na sheri we cyangwa na fiancé Safi fiancé noneho biremewe ubu se byari byemezwa fiancé se ni fiancé ni umuntu nyine mufitanye imishinga n'ubundi yo kubana nubwo biremewe nta kibazo sinzi mbisobanuye neza se byari ko ariko se ubundi televise bura fiancé biremewe nanjye ubwo nicyo kibazo nangiye kubaza ni umuntu yatara televize byitwa ko muri fiancé ariko se uzariteru kubera Imana nayiterega bigaragaza urukundo nubundi se katavuga oya nubundi wavuga oya ra ariko uko byagenda kose nivi tuzaritera ntacyo bitwaye ikindi hagati aho ngaho mureke dusangiye ndi kurya ubunyobwa ndabubanye numva ndabushaka pe numvaga mbukumbuye Sumara bwatereka mbukugure nimba ubushaka yabikora agira ngo sindi uburi nawe ndaburya no kuri kamera ntacyo ndi bintu umwanya ntago murakoze cyane Sumaya tuguhaye ikaze rero mu kiganiro murakoze cyane ntago twahirukanaga warabyibushye n'amatama arabyibuha ahantu hose urabyibushye ubundi iyo umuntu afite stress tubizi ko umuntu ananuka ariko wowe niba navuga ko bikubyibushya ntago wamenye nyine kutwa tubazo Safi yatubwiye wewe wagira ngo ntago bigufasheho kuko uri kwibyibuhira rwose nta kibazo bifite ni ukubera umuheruka kera abantu bose bajya bambwira ngo narabyibushye ngo narakuze amakuru y'iminsi rero amakuru y'iminsi ni meza murebye nyine ngiye bamvuze ngo ni meza iyo umuntu nyine yabyutse akabona byemeye birakunda rero ngiye kuri njye ari meza niyo nyine inyuma haba hari ibindi bibazo ariko ngenda avuga ngo ni meza kuko ni nacyo cyambere n'ubuzima Safi nawe we ntibisanzwe nawe twakwakiriye murakoze cyane twabona kuri ku meza twanga kukurogoya ariko ubwo usoje rero ubushize tuganira nabwiye abantu ndanabigusaba nawe Safi gusaba ko
tuzanira Sumaya mukavugana nyine mukazazana tukazaganira nawe tukumva we waratuganirije utubwira uko bimeze byose utubwira imva n'imvano y'ibintu byose naho bigeze naho biri kukugora rero na Sumaya ubwengira ngo nawe nyirubwite nubwo wenda watabazwa buri akenshi abasore nimwe muba mufite ibibazo umukobwa wategereza kuzaza gusaba utaza akamenya nyine kutaje ariko baba yigaramiye ku ruhande rwa Sumaya turagira ngo twumve nawe icyo bitekerezaho ubyumva gute kuba Safi yarakubwiye ati ubunyobwa no ese ndongera ndyo ubunyobwa no wariye ubunyobwa bwongera icyo ariko oya ntacyo nyine ni ukuburya nyine kuko ubukunze nkuko warya izindi mbuto zose nahubwo mbwira n'ubu ufite amakuru bwongera iki okay dukomeze mbere na mbere kambanze mbere yuko Sumaya aza cyangwa ahabwa ijambo mama wawe niwe uri kuvugisha mbere na mbere kanshimire Sumaya kuko njya kumusaba ngo aze tubonane tuzane hano dusuhuza abakunzi ba Keza TV show byaragoranye abanza kuvuga ati wapi sinemereye kuva mu rugo ngomba kuva mu rugo twakoze ibi nibi ubu ngubu mu rugo nagajye gusura oya nta nubwo nanakwemera iyo kosa kore kereka nkubwize ukuri urajye gukomanga kuri geto ya Safi guti share ariko kereka nkubwire impamvu ikubwiye sibyo iwe yarabyanze niwe wabyanze ni wawe iwe yarabyanze amaje kubyanga ndamubwira noneho basiganiriza mabukwe mubwire ko nyine gusa nyine ndamushimira kuba yarabye mabukwe yaramuganije nyine akamenya akavuga ati gusa nyine yamaye isaha imwe ati isaha imwe nimba ari uwo muntu mugiye gushimira abahuje ndamumwemere ariko ahita agaruka yumve ko mushimiye Sumaya nakomeze nabi bibwire kuntu byagenze kuba Safi utajya kumusura n'ubushake bwawe n'ubushake bw'ababyeyi kuba utajya kumusura nyine muri geto nubundi umubura ubwo se yabaje nk'iki yabaje nk'umugore wanjye ntago ahanini rata ntago akuzuka turi i Kigali bwanjye cyane harimo n'igitsure nyine cy'ababyeyi bakavuga ati rero ubundi ubu muri make wawe wanyokubwira bati nta kibazo n'ubundi se uko mufitanye umwana uriya nta kibazo ubwo wararayo nanone bitewe n'ibyo nawazi bemeye kuzakora bitarakora urumva nta burenganzira nyifite bwo kuba nagenda uracyabakana ko kwibeta byahenda abantu babikigiye twananiranye kwibeta nibyo mvuga nyine nawe yaje bintu yaragubye ntago yakora iryo kosa ninde Sumaya nyine barega naye ndi umuntu mukuru mo gake muri make ubwo muhura mukumburanye oya n'ubu turahura duhuje ahubwo urakoze n'ikimenyimenye kugira byemere sibyo sinamuhamagaye turanga ngo nikamuhamagare mu bazahageze mu motari wamuze nguri ahaparitse turavanga ahita yongera ace agenda none singuri mu motari ndamubana nyine impamvu oya avance oya ibyo bya avance yafashwe kera yabashaka gusubira oya mota umura rwose uramujyana ahandi ari bukate hanyuma akimara kubwira ko yifuza ko mubana mukoze ubukwe mugakora umurenge mugasezerana nk'umuntu utari uri gutekereza ko ibyo bintu bizashyira bikaba wabyakiriye gute nje rero nabyakiriye ahako namuciye no mu ijambo nta nuganje no gushimira akaza nuzi ko ari waduhuje bwa mbere unashimira n'abakunzi unabasuze bari banagukumbuye ahangaje mwese nge bamaye ikaze ariko ntago bamwati Sumaya suza nyine bwo nari mwibukije akora cyafite umwanya raturaza kubivuga mbabariye nakwibutsaga uvuga ngo uri kubyina mbere y'umuziki rero ukuntu nabyakiriye by'ukuri ngewe ku bwanjye n'undi byaranshimishije kuko usibye nanjye n'abakunzi bacu n'abadukurikira barabizi ko mukunda sibyo rero nabyakiriye neza ngenda ndavuga ati wawe nta kintu byaba bitwaye byaba ari byiza hari n'ibintu byacu mu buzima busanzwe harimo abantu bagusuzugura bitewe n'ukuri yego ukavuga bundi Sumaya igihe yahiriye ari kwirukanka ku muntu udashobotse n'ubigera utagira atura n'umuntu wo kumutesha umutwe ariko basi naravuze nti hari ikintu byagabanya nawe ndavuga ati se ubundi nkawe uri uramubaza iki ngwino twibanire nyine ntago abantu babura nyine nawe ukagira agaciro uko biri hari nyine bigabanyamo nk'agasuzuguro hari icyo bihindura hari ikintu bihindura rero niyo muri ubwo buryo navuze nti
Imana imufashe mushyigikire. Twaraganiriye atubwira imbogamizi nyinshi ahura nazo muri guhura nazo muri iyi minsi nyine abakobwa baza bavuga ngo bamuhaye amafaranga nyine abantu bose bazamo bashaka kwica gahunda mufitanye. Wowe nka Sumaya ubasha kubyitwaramo guta? Kenshi hari uwahita avuga ati niba uriya mukobwa ajya agura na Safi buriya barateretana njye arambeshya reka mbivemo. Imbaraga zo kwihangana nkuko Safi uragushimira avuga ati urihangana mu kibazo cyose munyuzemo ubasha kukigendamo neza mukagisohokamo amahoro. Izo mbaraga uzikurahe? Kandi bivugwa ko nta mafaranga wanyu bavuga ko ari umukene nawe ubibona koko kandi akennye bigaragara kandi agakomeza yego kandi ukamugumaho n'ibyo biza ntibiguca intege. Izo mbaraga uzikurahe? Ikintu cya mbere kirimo imbaraga surakizi ke ikintu cya mbere kirimo imbaraga ni uko nzi ko njye ankunda. Kandi dusubije n'ibihe inyuma bya bindi yashatse ko kare mvuga ngo waraduhuje bicyari ibintu byinshi uzi yego ntago akwiye gusubiramo nyine twaciyemo cyane. kandi ibyo ngibyo bihita bikwereka umuntu uwo ari we uko biri. Hari n'abantu benshi bandi baba mwarahuye n'ibindi bintu waraciyemo ariko basi buriya nawe hari ndabizi ufite umuntu wizera ukavuga turiya uko byagenda kose birashoboka ko ikibazo nagira yabasha kugikemura nyine akagerageza niyo yaba atagifite ubushobozi. Nawe rero ni muri urwo rwego njye mwizeramo mwizera akankunda. Ikindi kandi bitewe n'ibihe twari cyangwa se navuga turimo cyangwa se n'imibano twagiranye nko mu minsi yatambutse nubwo wenda bimwe bitari bimeze neza. Rero bari abantu bishimira ko biri muhora mu kajagari, bishimira ko muhora mushwana turi gushwana nyine mbese bari abantu baba bicanege. Ikindi kirimo imbaraga nuko nzi ko bariho kandi bagihari n'ahantu bagiye nkumva ko rero nyine Imana nayo igomba kumfasha nyine nkasa nk'utari kubabona ukabibamo nyine ukabicamo. Safi rero kuba ufite umugore w'umunyembaraga uzi kwihangana gutya ubishimamo Imana uti? Rero ntago hakumva ukuntu muri njye mba numva ndemerewe mba mfite amashimwe ku rwego rwo hejuru kuko ni gake cyane ushobora kubona umugore ufite ibintu bitatu. Cya mbere urukundo, ubugwaneza ndetse no kwizera uwo bari kumwe yumva ko nyine amubonamo icyizere cy'ejo hazaza. Kubera yuko hari igihe ubana n'umuntu ukabona nta cyizere nyine umufitiye ubuzima bwawe buzahora ari uko nguko kandi usize iwanyu bameze neza cyangwa wakagombye kubona n'abandi ariko icyo cyizere nyine ambonamo akabona ko nyine ahazaza hari byinshi nzakora cyangwa hari ubuzima buzahinduka. Akavuga ati icya mbere kuba nkunda akaba nyubaha akaba ndwanira ishyaka nanjye icyo cyizere ngomba kukimubonamo ndabimushimira kuko ntago ari ibya buri wese nta nubwo bipfa guhera umuntu uwo ari wese gutya. Rero ayo ni amashimwe mba mfite mba numva yuko ntabyo mfite byo kumushimira cyangwa se namuha byagaragaza nyine ibyishimo mba mfite muri njyewe. Gusa Imana yo mwijuru irabizi bino nibimara gusa nkaho bigiye ku murongo bigakemuka nzakora ikintu kiza kandi kizamunezeza ndetse n'abakunzi bacu nabo bikabaneza akaba ati wow ni mwebe twari dutegereje mu magambo makeya. Hanyuma Suma mu bintu uri kumufasha kugerageza urumva ubundi iyo mufite ubukwe nka gutya ibintu byose biba ari ibyanyu byose murabifatanya. Waba hari udufaranga ufite ukavuga ati rero sheri mfite amafaranga ngana gutya reka nyaguhe kubera ko bagusabye ibi nibi nawe uziyeranje nyine uzabikora ubutunganye. Mu bintu Safi asabwa ntago wenda navuga ko ari byinshi kuko ni inka 3 ubwo iyo tuvuze inka 3 tubara muri miliyoni 3 kuko inka nta nkiri munsi ya miliyoni wavuga ngo ugiye gukwa kaba ari akanyana kandi ubundi ukuntu igaragara ubwo tubara nko muri miliyoni 3 inka 3 ubwo icyo gihe reka tubare ibyo tubara asabwa miliyoni 3 kugira ngo aguhabwe agukwe baba muguhe. Hanyuma nka Sumaya nk'umuntu wifuza koko kagutwara nawe ukunda utifuza guhomba uri kumufasha mu buhe buryo? Uri kumufasha gute? Uri kumuba hafi muhebye kugira ngo umwereke koko ko muri kumwe muri cya kibazo nubwo hari ibyo agomba kubahiriza iwanyu basabye ariko kamwereka ko basumuri inyuma niba ari akazi niba hari bundi buryo nyine mufashamo nk'umuntu muri n'amasengesho uri kubikora mu buhe buryo muri make? Uyu ndabigusubiza gutya. Yego arabizi nawe ubwe ndi umunyeshuri cyo ni icyambere nta kazi ngira nicyo nshatse kukubwira. Ndakubwira uburyo mufasha mu buryo njya mufashamo ni ukuganiriza ababyeyi banjye nkabumvisha ko ibiharimo nawe wenda byazahinduka nkabumvisha ko kuba uyu munsi ameze gutya ejo byahinduka nyine kugira ngo ese na bya bindi bari gushaka kumuzamuraho gutya
nyine babigabanye. Ikindi ni amasengesho kuvuga ati Mana urebe ibintu uko bimeze ubihe umugisha wenda bikunde. Ikindi ni ukumufasha kwiyambaza inshuti n'abavandimwe, nkajya mubwira ati humura. Ni uguhumuriza ahubwo wamugana, ni uguhumuriza uvuga ati humura, ntiwikange, nturware, ntutitire, nta gikuba cyacitse, ni ibintu byose bizagenda neza. Ibyo ndabimushimiye, ni uko Imana ijya imuha umugisha. N'irya bari itafari aba ari kugenda ashyiraho ko ababyeyi atabaganirije, ndatekereza n'iyo nyoroshye itazamo, kubera ko niyo mufite ikintu nka kino mushyize hamwe ubasha kuvuga ati byibura madame aranyumva, icyo byibura hano muhana ibitekerezo, masha guhana ibitekerezo, wenda bavuga ati ko mbonye 200 nawe shakisha urebe ahantu urebe ko ari uwo waguza 100. Muri ubwo buryo nyine mukagenda muhana ibitekerezo bikagenda neza. Hanyuma Safi, kugeza ubu ku giti cyawe sinzi nimba ufite akazi, hari uburyo wenda twitwererezamo, ariko ntabwo buriya ukora umushinga nk'uyu ugamije ku bantu, nawe uba ugomba kuba hari icyo ufite cyangwa uri gushakisha, nawe uba ukwiye gushakisha akantu kameze nk'akazi, nyine ahantu nawe ushobora gukura, ku buryo mu kwa 11 bigeze wenda bitarakunda nk'ibyo usabwa, ushobora kwirana ukavuga ati byibura hano mpagaze gutya, reka njye kwa mabukwe mbabwire nti amezi ageze mfite amafaranga ya naya, ese mwakemera kundohorera ko aribwo bushobozi mbaye mbonye, mukemera ko dukora umurenge. Mu byerekeranye na famiye yawe ntago ndavugisha ababyeyi bawe, papa wawe ndetse na mama wawe, ntituraganira, ariko wambwiye ko babyumva ko ahubwo ikibazo ari ubushobozi buke, ariko ndavuga nti nk'ababyeyi nawe uzabaganirize, ubasure nyine ubaganirize, barebe iyo bwabaga, ni ugufatanya ku buryo mu kwa 11 urabona hari uburyo. Ikindi kintu groupe ya WhatsApp ntago nzi nimba warayikoze, ariko nayo irafasha, sinzi nimba warabitekerejeho nabyo. Nibyo, wenda reka nkusubiza aho ngaho kamere ku cyo ngicyo cya groupe ya WhatsApp. Groupe ya WhatsApp nibyo, hari abantu benshi bagiye bifuza ko twakreya groupe kugira badushyigikire. Groupe twarayikereye irahari, n'abashaka kuyizamo groupe irahari ya WhatsApp twese duhuriyemo. Nibakenera kuzamo cyangwa ukaba wanashyiraho link nta kibazo, cyangwa se n'ubundi nimero narayivuze bazanyandikira nkabashyiramo, cyangwa se groupe irahari, no kuvuga ngo groupe irahari, uwakifuza kuyijyamo yanyandikini yakubwira cyangwa najya akambwira, hanyuma akaba yajyamo, kuko hari n'igihe ushyira umuntu muri groupe atabishaka, nabyo birumvira. Hari n'abantu badakunda ibintu by'amagroupe, kuko hari ukuntu ujya muri groupe ugasanga nyine umuntu afashe nimero akajya gutesha umutwe, iri ni kubera muba muri benshi. Naho dukomeje dukurikijeho ikindi kigendanye kuvuga ngo ndakora, ibyo ntabwo nabigusobanuriye. Mbere na mbere ndashima Imana ko nabonye perime. Wabonye perime? Nabonye perime. Ntabwo nabimenye ngo tuyimeneho amazi ukiyibona. Ubwo tugomba kuyamenaho, ubu ngubu ugomba kuyazana tukayimena. Mu kuyibona urumva nagira ubuntu ko mbonye perime, nagombaga kubona akazi k'ubushoferi. Hari ahantu nabonye akazi, biza kurangira bihuranye na za rwasera n'aya mitego yose ndi kugenda mpura nayo. Hajemo umukobwa ngo ni avuga ko twabyaranye, se mama mvuga amazina yiwe kandi ambeshye. Yego ko haje umukobwa ngo cyagiye twabaga mu gipangu ngo namutenda handi, mama shafe yajyagaza ngo namutenda kandi sinigeze mborana nawe. Uri kumva? Baraza niyo ukennye, noneho nzi ko abantu bazi ukize, ariko niyo ukennye hari abaza kugutesha umutwe. Nisi yonda noneho kandi nyine we yashaka kugira ngo abe yansenye no kumarabika, kuko sinigeze mbonana ni avance, sinigeze nyifata we namuvuga ngo nafasha avance, reka nemera umwana nta na kimwe kire kiba. Ubwo rero mu kintu cyabaye cyatumye mbora akazi, yamfatiye ibyangombwa, afata ibikoresho byanjye byose, icyo gihe n'inzu nayo nimukiyemo, arabifatira ahubwo amvana mwiyonze, avuga ati nta hantu ugomba kujya, aba ari uza kuba mwiyonze. Arakwimura se? Kuko si ibyo bintu bibaho. Keza wagiye byihora, nyine yaranyime kuko yari yavuze ati ngo byange bikunde ngomba kubana nawe, kandi nimba tutarigeze kubana ku itegeko, icyo nacyo ni ikindi kibazo. Ubwo urumva icyo gihe nyine akazi byabaye ngombwa ko nkabura. Akandi kazi ngerageza gushaka nyine, keretse wenda nko ku bantu baba batanzi, kuko abanzi bazi uburwayi nanyuzemo bwa gatuzi igihe najyaga kwivuza nca mu cyuma buri munsi mbona nkorora. Arareba akavuga ati nimuha akazi n'ukuntu nagiye mubona
ashobora kugwa mu kazi kanjye bakanyima akazi keretse nyine nk'umuntu uba utanzi wenda nk'aho mbonye nk'ako kayede ariko ibyangombwa urabifite ibyangombwa byaje kurangira nyine abinsubira nabwo binyuze mu nzira ndende bigoranye yarabinsubije kora ikintu cyitwa abakobwa uzajya ukibara mu mateka ahubwo ngenda nibaza sinzi ikintu bambonyemo hari n'umuntu wambaje se abakobwa b'i Kigali bakubonamo iki nyine nanjye bikanyobera rero mu by'ukuri kuva icyo gihe nawe nabona akazi navuga ngo gafatike urabizi iyo ushaka amafaranga nk'uko wambaje ngo nk'ibihumbi nka 200 navuga ngo wenda cyangwa hari amafaranga nabonye naheraho nkajya kubwira mabukwe ni hari utwo nabonye mumfashe nta kazi mfite nyine navuga ngo mfite kano kazi kamaye amafaranga nose nimba bagiye gukora icyo kiyede wenda baguhaye ibyo bihumbi 2 nabwo si buri munsi ukabonye uyu munsi urazongera kukabona ndashize iminsi 3 ayo mafaranga 2,000 umuceri uragura ngahe icyarendwe ubwo nawe ni wawe uciriritse sibyo icyarindwi wakoreye ibihumbi bingahe haravamo n'amakaro cyangwa ibintu bigoranye byinshi rero ntago njyamenya kwirarira ngo ntago ndi muri babasebe birarira ngo kugira ngo bababone uko batari ngiye nkubwiza ukuri wankunda ukankundira uko ndi wananya nkukanyangira uko ndi ariko nagiye kwirarira urabizi kuva na cyase sinjya nkunda kwiyemera rero mu by'ukuri nta mafaranga mfite n'ahantu nakagumye nakayabonye ni kuri papa nawe hari mu ngwate nabikubwiye inshuro nyine rero nta kintu n'iki na kimwe nishingiye sibyo kuvuga ngo n'abantu ndi kumwe nabo nyine pe reka nguhe igitekerezo rero igitekerezo naguha ufite perime ni byiza rero iyo ufite perime wenda uyifite wese ntago ariko abona akazi ariko nimba uyifite reka dusaba akazi erega buriya nka kuno hari ukuntu hashobora kuba hari umuntu ufite imodoka ikeneye umushoferi si wagakora se yego ko sicyo perime maze nurumva nabyo byabibaye umugisha na amavuta baravuga ngo amavuta ngo baravuga ngo amata byaye amavuta naye ngiye kuvuga amavuta byaye amata yego amata byaye amavuta yego no kuvuga ngo hano niba turi mu gikorwa cyo kugira ngo warunkumbuye kumba ko muri kundeba ugaseka se wamusuhoba wahaguruka ukamuhobera mbese sindamubera kangaye mbese ko mbona uri kumureba umugoroka wahaguruka yego bure arimo arande bakavuga ati ko ubumbwi ari gihe tujye tuvugana kuri telefone ati nkamuga nti byancanze umutwe nashyushye ti humura ari kuzabona inkwano humura nyine bura bari kunda akavuga ati ko mbona biba byanze yego urumva saba akazi hano hashaka kuba hari umuntu ukeneye umushoferi nibyo koko safi afite perimi nta kazi afite gafatika kandi urumva ibyo afite byo gukora birahari afite nyine ibirori nta muntu ukeneye umushoferi nako kisabira reka ndeke kugasabira murakoze cyane urumva perime ndayifite niba hari n'uwamakazi nawe akane n'umutwazi w'ibintu n'abantu yewe ako karongemo ni umutwazi w'ibintu n'abantu usobanura neza umutwazi nese ntushobora kwikora imizigo mu modoka ko iyo filime yagize nayibona ngo atwara ibintu ubwo cyo gihe byahita bizamo muri bya ndimo abakobwa bakajya bavuga ati ubwo atwara ibintu n'abantu bose oya ngende umushoferi gusa yego ubwo baba bafite akazi nyine nabwo yakama nta kibazo kandi buri kintu cyose burakigira iherezo hari ukuntu nanone ikintu cyanga ugasanga hari iby'Imana ibikurinze nk'ubwo ako kazi nayo ngiye kubona ko kujya gutwara muri za Nyungwe iyo ngiyo iyo nkabona navuze ni kuba nkabuze ibyangombwa bikabura wenda hari iby'Imana yandinze ne kugenda ngakora nk'impanuka reka mbishimire Uwiteka yego Sumaya ni cyo kintu kikubangamiye muri uru rugendo rwo gukora ubukwe cyangwa rw'ibi birori muteganya gukora nagira ngo tubwire uburyo wowe aho wumva bigoranye cyane nyine nka Sumaya ushaka kuvuga uti ngiye numva ikigoranye cyane kiri kutugora cyane ni iki turamutse tubonye gikemutse ibintu byakora ikintu kiri kugora ikintu ngiye mbona kigoye ikintu kigoye nyine ni ziriya nka mu rugo bamuciye kandi nyine nkabona bigoye ko kuzibona nyine kuri we bigoye rero nkavuga ati wenda Imana imufashije inshuti n'imiryango abavandimwe n'ubwo harimo muri bakeya kandi wenda nabo ntazi ukuntu bihagaze nyine akabona nyine amafaranga yo kuzana kwa mama njye mba numva wenda badavuga ngo byagaze ruta byabuze byanga byagaze ruta byabuze
bikagaga ariko bihara kugira ngo isi byagaze ko wabirya aha wasubisha ariko nanone wamungana ibyagaze ubibona ntago wakwicwa n'inze ushaka kuvuga icyo urumva byagiye kugagushonje ntago byagiye kugagushonje rero ibyo ngibyo nagira ngo wumve neza ko ibyo ngibyo ngiye kuri njye ariwo numva ariwo mutwaro ukomeye kuko n'ibindi byose byo kuvuga ngo turajya mu murenge nyine twakora uko tureshya ntabwo twajya kujya gushaka gushyira ibintu ku rwego tutwe tutariho niyo wagenda ukavuga ati Keza tugende ngenge mu murenge uransinyira birangire ntahe n'umugabo wanjye n'agafanta wenda nikanaboneke sibyo ariko icyangombwa umubyeyi yasabye njye numva aricyo gihangayikishije cyabonetse njye numva ibyo ngibyo ibindi byose byaba byatunganye ngaho bwira abantu badukurikiye we bisabira inkunga ndabahera yuko nta nabasuhuje se ko nabivuga ngo haracyari umwanya wenda ibikindi ntabwo natinyuka guhita amera kuri icyo ntabasuhuje kandi nawe ntagushimiye nari nkibyibuka ariko nuko nyine Safi yaje abyina mbere y'umuziki ntabwo yarazi ibintu uko ndi kubitekereza nyine najuma ikaze uhita umbaza nawe urumva mba ndekereza ibyo utekereza kuko turomwe nagombaga kugutekereza nagutekereza iki kutankopeje se nagutekerereje nyine ndi umutwe wawe nawe uri umutwe wanjye twese tuzi noneho ndagushyimiye Imana guha umugisha ni ukuri ubuse nkubwire ngo iki ntago nyine uko biri ntago watujugunye turacyari abawe kuko twari tumaze igihe kinini ariko turongeye turabonanye kandi uratwakiriye rero mwakoze kutwakira ku binyamakuru byanyu cyane ko yavuze ngo yaguherukaga utarabyibuha none warazana amata none wabaye muremure mugufi ya mbere warakuze bati ukuri abatama yaraje Imana nyine hari ikintu Imana iguhereza kugira ngo mbese n'umuntu atagucisha usibanganya ibimenyetso ni nka kwa kundi bavuga ngo iyo washatse umugabo ukananuka baravuga ngo wagaye urugo ariko iyo yabyibushye baba wararushimye mu gihe gito twabanye ariko urumva mu gihe gito twabanye tukiri kumwe yararwishimiye ahubwo none bigomba kuba akarusho n'akarwishimira birenze bizaba akarusho birumvikana ni ukwagura imiryango ibyo ntabwo tubyifuza ugomba kuzarushima birenze noneho rero ikindi nongeye gusuhuza n'abakunzi ndetse n'umuryango mugari wo kuri Keza TV show umeze mute natwe twari turi aho nubwo hashize igihe kinini ariko nizere ko meze neza nyine natwe twari toronahoze mbabwira ngo ngiyo nabyutse mba numva kuri njyewe nta kintu nashinja Imana namwe reka nta muntu wamera neza n'abatameze neza Imana ibafashe biraza kugenda neza ntabwo wahora umeze neza buri gihe umera neza uyu munsi ejo bikanga cyangwa n'ejo ugakomeza ukamera nabi cyangwa se ukanamera neza mpaka yego rero twishimiye kongera kuganira na Keza yakoze yatwakiriye namwe nizere ko batwakiriye batwishimiye rero ku kintu bari bambwiye ngo kubasama kadushyigikira n'ubundi ndabizi ko ntabwo mwigeze mudutererana igihe cyose twabiyambaje ni ukuri mwoka byaramwe mwongere mutugerageze nimba nabyita ngo nyine mudufashe mudushyigikire nyine ibintu buri muntu nakubwira ikintu ntagira umuntu uza akakubwira ngo wambabariye ko nabuze n'ubuto bwo guteka buriya ntabwo uriya muntu azaba ari kugutuburira uko biri nta buto afite koko yakwigaragaje ukwawe buriya ntabwo natinyuka kukubwira ngo nta buto kuki ntagusabye umuceri n'ibirayi se byose n'ubwo buto icyo ntafite rero ni ukuri nkurikije ubuzima Safi uko bimeze nkurikije nyine ibintu uko bihagaze nkurikije uko bimumereye ndabizi ko nyine biramuhangayikishije ndabizi ko ntabyo ashoboye niko nabyita ntagire ngo ndamusuzuguye ariko niko biri ubundi ugomba kwigaragaza uko uri ubwo ngubwo icyo ngicyo rero nicyo nakisabira abakunzi bacu ndetse n'abafamiliye bo kwa Keza TV show nyine mudushyigikire
mugumye mutubera ababyeyi mutube hafi mu masengesho ibitekerezo byanyu Yego. turabikeneye byose birakenewe urani motari n'ubundi oya muraraje mugende ariko ikibazo ufite ako moto wajya umbabarira njyemo hagati amaye yicaye nabi amaye none sheri haguruka ndukumva motari motari aragutegeka none se nyine motari urabizi arajya ndabwire mama wawe si wowe wakuzanye se motari nagagutegeka aho wicaye uri kumva intebe none se mota uyu se witwa mubangamiye bari kumbabaza oya ntabwo namubaba mota mbabarira ni ukuri none se mota nicamo muri babiri ubwo ntabwo uragenda uvuga ati nakoze amayereri ntabwo ayo makosa nayakora ubwo ushaka kunteranya ntabwo twakwishingira reka nibarize Sumaya Sumaya wamaze kwakira kumva ko ugiye kuba umugore w'umugabo nese ndabyakira ubundi we cyangwa ahubwo mbaza ngo urabyumva ute kuko kubyakira se si ubundi se ufite icyizere ko ibyo bintu koko ari ukuri ukwishyuye n'ukuntu tuba tuvugana kuri telefone icyizere cyo kirahari ahubwo we abyumva gute kuba ugiye kuba umugore ukamenya isabune yashize ukamenya urukweto rw'umugabo imyenda y'umugabo irafuze isabune yashize kandi kaba nigura gutekera umugabo urabyumva gute ibyo bintu uri ukabyakira gute ibyo si ibintu ngiye ku bwanjye mba numva ari ibintu bisanzwe ikintu mba nisaba Imana utuye ubisanzwe ibice tuyasanzwe mu ibyo kwakira ngo kuko iwanyu nibyo no mu rugo biratandukanye iwanyu se ubazwa ndi hari ushinzwe kwandika ngiye ukuntu mbyumva ngiye ukuntu mbyumva rero icyambere ni amahoro Imana izaduha amahoro ibindi si utwo si utuntu toto ibindi tuzabishaka ngo ni ibintu byoroshye reka kubaza ikindi none kitari iwanyu kuba ugiye uzagutangira ubuzima bwo kugerana n'umuntu buri munsi ku buriri tuzajya tugera igihe dushyiramo pose ni ngombwa se ngo turarane uzagera igihe uti rero sheri jya muri kurara muri salo cyangwa mu kindi cyumba ngira igendane n'umwana ni ngombwa kurarana buri munsi ariko urumva ko ruramunaniye rurakunaniye icyo gihe byandi bavuga ngo uzata iwanyu wararaga ku buriri bwiza urya neza inzu nziza ugasanga umugabo wawe icyo gihe icyo wabuze mu rugo nicyo kizaba kikujyanye ku mugabo uzagihaga iminsi 3 kurara mu kindi none se rega ibyo nawe ufite impamvu bimbajije ubwo birashoboka ko nyine birambirana se kandi we bikurambiye ngo ubwo nzamuta nigendere ngo kwirarira mu kindi cyumba uzaba waje gukora ikirero sasa kuzuza wese ubwo birasaba nyine umva akantu keza nako kantu uba ushyizemo abari kakawe yewe binsubije nse numva nyine ko utazanabishobora aravuga ati wenda nzagerageza ariko wese afata umwanzuro ati nge nzigendera nsanga umwana ajye kwiranira nawe nase uri gutinyamo iki ikintu uri gutinyamo ni gusa keza ari ukuntu nanone ibintu iyo bigitangira baravuga imihini mishyi itera amabavu sibyo ibintu byose nyine ugenda none se nkubeshye nyine imihini mishyi itera amabavu ariko uko ugenda nyine gake gake uhura n'ubuzima ugenda umenyera n'ubwo buzima bundi ugenda ucamo none se nanjye nkwibarije ikibazo kimwe wowe ushaka ko ka mwanya wahise wumva ko nyine ugomba kujyaho ukajya kurara mu buriri niyo mpamvu habaho kariya kantu ngo ka bride shower buriya kariya kantu tuzagakora Sumaya kuko numva ugasabwa buriya bride shower abantu barayipinga ariko ibintu bivugirwamo ukuramo inyigisho baraguhanura ukuramo iby'ingenzi kubera ko nyine byanze bikunze hari ibyo wumviramo kandi uzakenera urumva rero nanjye ntarashaka ninatekerezaga icyo kintu nkumva sindi kucyumva nkumva wa mugani korana n'umuntu rimwe na rimwe ugahindukira cyangwa ntuhindukire urabikura ukumva ntabwo uri kubyumva ariko iyo uhageze ibyo byose wibazaga usanga nta kundi bigomba kugenda nyine ugomba kubikora kuko n'abandi bazubatse niko bazubatse ngo ni bride shower hari bride shower nyine mbere yuko ubukwe bw'ikirori cy'umukobwa urayisabwa iyo bride shower kuko urumva uzayikora umunsi wose
rwose uko numva hakeneyemo amagambo yo kuzaganira umusozi urumva ko nta kantu wenda buri mukobwa wese ugiye gushaka avuga ati se na Marina yarakivuze hari ikiganiro yakoze baramubaza kuri The Choice aravuga ati ngiye ntikiri nibaza ku buryo narara n'umugabo buri munsi nkumva ibyo ntago ndi kubikurura kandi kuko buri muntu wese ntagaba byumva ariko iyo bibaye buri kintu iyo cyabaye bitubona cyoroshye ariko nanone nyine ubukitinye mukunda we nta ntambara ibirimo ibintu ni amahoro iyo bari umugani ibintu ari amahoro nta n'ikintu kikugora kiretse iyo hajemo kugorana mwembe ariko ibintu biba ari amahoro rero urugo nta bidasanzwe twe ntabwo tuzigera tugorana nukuri bitewe n'ibyo twagiye ducamo ntabwo tugeze mu gihe cyo kugorana ahubwo tugeze mu gihe cyo kuzuzanya ahubwo ikintu kiri kutugora ni ukubona uburyo nyine ibyo bintu bigerwaho bigomba kugerwaho hanyuma n'urwo rugo ukarugeramo mva mwukabyarana ukishima nyine ukumva kuri mu rugo rwawe nibyo byose turi kuganira uzabibona uzambwira utike ati uziko ko kuba byo nambwiye nibyo uziko nta kigoye uziko wa mugani do kwezi kurashize turarana ntago ndagenda mu kindi cyumba uziko nabimenyereye nta nubwo bigoye wumva ibintu byoroshye ariko nyine genda bikwifuriza kuko ni byiza gushaka ni byiza iyo ugize imana ukashaka umugabo ugukunze nawe umukunze imana ikabihera umugisha ngukumbuje ijoro murakoze cyane iryo joro natwe niryo dukeneye natwe iryo joro niryo dukeneye ni ukuri abantu badufashe tuzambara iyo mishanana imana ibihe umugisha abantu muze mutahe ubukwe abantu mushyanyere murye munywe dufitaho ibirori kwa 11 bazaze nabo turabatumiye ni ukuri tuzabane bazaze bonane tuzayikorere kwa Safi ariko turi muri honeymoon nkoke ngiye kuguhina ihene ebyiri za nyinshi ihene imwe kuri bonane undi mu rugo dukurikira kuri bonane ko ubwo kuri bonane yacu yakimukira kwa Safi numva muzaba mwarabanye tuzaba turi umuryango wagutse umwana ari aho hafi twese yewe nagura ihene tukayirira kwa Safi baramaze kubana imana ibidufashemo amen imana yo mwijuru ibyumve n'ukuri ibyo turabyishime natwe bizatunezeza ibindi rero nta bindi nibyo abakomeje kubaba hafi turabashimira rwose n'abakomeje kujya mu ruhande rwabo uretse ko buriya nta butawa butagezwe intorezo ariyo mpamvu ubonamo twa tuntu tw'amagambo n'inzitizi ariko byose birashoboka babugera intorezi imana ibugera umugisha ubundi baravuga ngo shitani ni umurwanyi ariko ntago ari umuneshi imana yo mwijuru yavuze ngo bibe birasohora abazababwira amagambo muzavuge muti ayo ni amagambo imana igakora ibikorwa yego rero njyewe ndabashyigikiye dufatanyirize hamwe turebe uburyo no muhango uzaba kandi ukagenda neza kugira ngo tuzabashe kwishimira iki kirori ndetse no kubasura mu rugo mwaramaze kubana murakoze cyane niba hari ikindi mwarenzaho mwabwira abantu hanyuma tugasoza yewe nta bintu byinshi byo kurenzaho nyine turabakunda bagumye batube hafi nicyo kintu nabasha kuvuga ibindi natwe nyine kukuntu bakira ibitekerezo ubwo ni ubusabe imana ibaho umugisha ibyo birahagije reka dusoreze hano naho mu kiganiro cy'ubutaha